uyu munsi tugiye kureba ibintu bibiri bizaba mu bihe bizaza. Hari amakuba y'imperuka no kuza kwa Kristo. Kristo azaza ryari? Amakuba y'imperuka azaba ryari? Bizagenda gute? Bizaterwa n'iki? Abantu benshi bavuga kwinshi. Hari abavuga ko amakuba azabanza kuba, hari abavuga ko azagera mu ijuru uwo mwanya badapfuye, hari abavuga ko Kristo azaza mo hagati cyangwa nyuma cyangwa se mbere. Ukibaza uti kuki abantu bafite imvugo zinyuranye kandi ukuri ari kumwe? Uyu munsi rero tugiye gusoma mu isezerano rishya muri Matayo, turebe icyo Bibiliya itubwira atari ibyo abantu bavuga. Nk'uko mubizi abakurikira bose, tumaze iminsi turangije isezerano rya kera, ubu tugiye kwinjira mu isezerano rishya, noneho twige by'ukuri ijambo ryerekeye ubugaruka k'umwami wacu Kristo. Iyi ni inshuro ya mbere ngiye gukora video ku isezerano rishya. Nk'uko tubizi, tuzi ibintu byinshi cyane kuri Kristo, tubwirwa byinshi kuri Kristo, ariko ntitumumenye. Ni ukubera iki? Twumva byinshi kuri Kristo, ijambo ritubwiraho byinshi, ariko twe nk'abantu ntabwo tuzi Kristo uwo ari we. Nguhe urugero impamvu utazi Kristo uwo ari we. Kristo ubwe yaratubwiye ngo ibitangaza mubona nkora byose mushobora kubikora ahubwo mukanarenza. Ariko kuva yabivuga nta n'umwe uranagerageza n'akantu gato kugira ngo akore ibigeze ku byo Kristo yatubwiye ngo twakora. Kandi ni umunyakuri, ibyo yavuga ni ukuri. Ni ukubera iki tutabikora? Byagenze gute? Icyo ni ikibazo wakwibaza nawe ukisubiza, ahubwo bikagutera ishyari n'ubushake n'umurava wo gushaka kumenya Kristo uwo ari we nyawe. Ku bwanjye hari inyantekereza nkavuga ariko ngakwihugura ngashishikara n'umutima wose kugira ngo minuze ukumenya Kristo, ukumera nka Kristo, mumenye imvugo yakoreshaga asubiza abantu. Biriya byose twagize gute kugira ngo tumere nkawe, tumenye byibuze gato yatubwiye twashobora gukora, noneho turi gutsinda ibyaha n'isi. Hari benshi bavuga ngo amakuba y'imperuka azaba mbere, abandi bakavuga ngo azaba nyuma, abandi bakavuga ngo azaba mo hagati. Noneho kugaruka kwa Kristo bizagenda gute? Kubera icyo abantu bafite imvugo nyinshi zihabanye, zitandukanye, kandi noneho zinyuranyije n'ijambo. Ariko dufite amahire kuko biranditse hano muri Bibiliya, niyo mana dufite. Reka turebe ukuntu Kristo yasubije abantu bamubaza igihe amakuba azabera n'uko azagaruka. Matayo 24:9. Ariko reka tubangire hejuru gato. Baramubwiye bati tubwire amakuba n'ukuza kwawe bizagenda gute? Ni gute tuzabimenya? Hano ariko yabasubije arababwira ati ubwo bazabagambanira bakabakubita bakanabica babaza izina ryanjye, icyo gihe muzamenye ko bizaba bibabaye ikimenyetso cy'uko ayo makuba agiye gutangira. Iyo bakubita bakabica, icyo gihe ibihe by'iminsi yanyu bizabyegereza kandi n'ukuza kwanjye kuzaba kuri hafi. Rero babwiye akiri hano, ariko nababwira impera y'isi uko izagera. Yarabibabwiye neza, ikizabereka ko impera y'isi igiye kugera n'ukuza kwanjye kuri hafi nuko bazabatoteza, bakabakubita, bakabica babaziza izina ryanjye. Bizagenda gute rero? Kuki nta bantu murabona bari batotezwa? Ikibazo aho kiri, itotezwa rizaterwa n'ukuri kuri muri iki gitabo abantu batabwiwe. Abantu b'igitabo, abantu b'Imana ni bande? Ubwoko bw'Imana ni bande? Ijambo ry'Imana by'ukuri bisobanurwa gute? Ibyo rero nibyo bari kujya hanze, nibyo abantu bose bazamenya kuba ukuri, uko ijambo rigomba kwigishwa. Ibyabaye kugira ngo abantu babihindurire inyito,
n'imvugo n'ibisobanuro, noneho abantu bose bakaba barayobye, ibintu biri kujya hanze, abantu bari kubimenya, nimara gusakara mu isi yose, nibwo abantu bigisha ukuri nyakuri bazatangira gutotezwa nk'uko Kristo yabivuze. Noneho reka turebe ikimenyetso kizatuma tumenya yuko agiye kuza. Matayo 24:31 turasoma ngo, ubwo nibwo ikimenyetso cy'umwana w'umuntu kizaboneka mu ijuru, n'amoko yose yo mu isi bose bazaba baboroga babonye umwana w'Imana aje ku bicu. Azaza ku gicu, amakuba amaze, nibwo ikimenyetso cyo kuza k'umwana w'Imana kizagaragara mu ijuru, aze atuma abamarayika be bavuza impanda, batoranye intore ze mu birere bine byose by'isi, uhereye impera y'ijuru ukagera ku yindi mpera yaryo. Ni ukuvuga ngo ukuri kuzasohoka hanze, ukuri niko kuzatera amakuba. Ukuri kuri gusohoka hanze, sinzi kubizi, twebwe abantu tubimaze mu myaka 10-20, uko kuri turakuzi. Ukuri nuko ubwoko nyabwoko bw'Imana ari abirabura, Bibiliya abazungu bakaba barayikoreye iyozabwonko bakabeshya abantu, ariko ubu ngubu nyine bari bazi ko byarangiye, ariko biri kugenda bisohoka hanze, biri gufata intera, bimaze gufata Amerika, Uburayi, Afurika niho kugira ngo bakiryamye batazi ibyo ari byo. Ariko uko ugenda bizamuka, niko Satani nawe azarakara, ashake kwirara mu bantu, abatoteze, abice. Ari byo tumaze gusoma hano. Noneho amakuba namara kubaho, nibwo noneho Kristo azaza, kuko Imana iravuga ngo iyo minsi yaba itaragabanyijwe nta muntu wari kurokoka, kuko ibiri imbere Imana niyo ibizi. Ariko tugomba kwitegura ngo tujye mu mwuka no mu ijambo, tumenye ukuri, ukuri kuzatubature, noneho igitabo gisoza niko kigomba gusoza. Nitubona ukuri gutangiye gusakara, abantu bazira ukuri, nibwo tuzamenya ko koko kuza k'umukiza wacu Kristo kwegereje. Bakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom.